byishimo mu bwoba ibyo bintu byose bikubaho बड़ा मजा आता है we biratangaje we ye मुझे इस चिड़िया के लिए लग रहा है shangiye mfitiye ubwoba kana gakobwa k'akagoryi ऐसा बैंड बचाएंगे igi araje mubwire nabi इंडोर से ku buryo abantu bose bo muri karite bari buze kumva ibyo agiye kuvuga kakanya k'ibyishimo चेहरे को देख के आ रहा है oye sasa bamwogesheje keke ya makirima bari yasigara mu maso tugende uretse mama yakanagiye mu bimene ntabwo we abyitayeho nta nubwo abyibuka dushobora kuba tutari abakire nkawe ariko ntabwo bisobanuye yuko waducecekesha ntabwo nzigera nindiganya nihagira umuntu ukoze isoni mama wanjye akareka ntabwo nzicara gutyo gusa iyo mba nabimenye kuri keke itari buze gukatwa ahubwo uri buze kujugunywa mu maso y'umuntu nakabaye nasabye sister wanjye agategura inini rero ntuzahirahire kumbwira ibintu bitatu icya mbere rero ntuzigere usebye mama wanjye cyangwa umubwira nabi cyangwa abagize umuryango wanjye icya kabiri nabyo kuza umbwira ngo ubyuke uri umukire ibyo bintu usubwa ibyo babirya hehe icya gatatu rero icya gatatu mwakibarije anko wanyura anko ese ubundi ntabwo wasoma ibitekerezo by'abantu tugende gudani tugende utangiza abakire dore abakire ngo bajya bavuga ngo ntabwo ari abana beza twigendera abakire niba batwangira iki kuri hano baramusebeje nawe arahindukira koma musosi wa ndagara buriya niko ashatse kumubwira koma ahita nikomereza uyasigara ngaha ukuntu mu kanya yari kwikina avuga ngo ese hano urabona atamuciye amazi bamuzanye mu rugo ni gudani kirakarakishe ese kuki uri kunzana gutya ntabwo wabonaga ko bagusebeje imbere y'abantu bose ajugunya ku ruhande igihe cyose uba uvuga ntabwo wakontorora ibikorwa byawe koko nta nubwo wanakontorora ururimi rwawe tujye muri kiriya cyumba ngwino tujye muri kiriya cyumba tugende se nyine oya mama ntabwo nshaka kujya muri kiriya cyumba niba ari icyumba bwoko ki ndekura ngwino sawa ndaza gukora ibyo umbwiye icyumba gudana ari kwanga kujyamo afitiye ubwoba niba icyumba kiba kirimo iki amuzana hano umukecuru mama ni ukuri rwose ntucane birahagije kuzi bihagije ugomba rero kwemera ugahangana n'ukuri acana itara sinzi impamvu bafite ubwoba bwo kuza ahangaha acana itara harimo udupapuro twinshi twometse hano iki cyumba aricyo bamukangisha kiriho ibiki umwana bitangira kumurenga umwana w'umukobwa uri hano bitangira kumurenga arahindukira imbere n'ifoto ya mama we wapfuye sinzi impamvu baba bari kumukangisha kino cyumba ariko turaza kwemenya ni episode ya 2 kuri tumuse turi kureba bareba se nyine fungura amaso yawe urebe amakosa wakoze mu buzima bwawe fungura amaso yawe se nyine vuga tuno dupapuro turi hano ni amakosa yakoze mu buzima bwe ye ko ari nyiramafuti dara amakosa ye hariho n'ifoto ya mama we nyakwigendera menye nawe ari ikosa yakoze rindi iki se nyine mbwira ubu mama wabaye ari hano wamubwira iki wamurenganiza kuba utikontorora uragira ngo nanjye bingeho kuko uhora ukora amakosa reba namwitayeho kurenza uko niteye ku mukobwa wanjye namuhaye urukundo rwinshi ariko urabizi umukobwa wanjye rifati ni marayika ndetse uzi uko gudana ameze iteka ryose mubabarira ku makosa ye ariko uyu munsi
nziza ariko gudana akabyangiza akayangiza. अरे अगर तेरी बहन अपनी मेहनत से कुछ Sister wawe arashaka kugera ku bikomeye mu buzima bwe binyuze mu gukora cyane, देखा गया ariko ikigaragara cyo ntabwo ushaka umuntu yatsinze wangiza ibintu byose. Kumbe ikibabaje mukecuru ni uko avuga ati buriya abana baha keke bakayishima biraza gutuma n'umujyi wose baza kuvuga bati ariko uyu mukobwa ukomeje gukorera bano bantu bagashima kuki twe tutamuhibira. Kumbe ikibabaje nuko keke yagombaga kuba yakuyeho amanota, umukobwa yaje arayifata yikubita mu maso w'umukire wari waguze keke yatanze komande none keke bayimuseberejeho. वो अंकल आपकी बेइज्जती uriya mugabo ariko yari ari kugusebya. की सहेली Niyo mpamvu rero और तू जो bino bintu ntabyihanganira, cyane cyane imyitwarire yawe. सौतेली माँ जैसा महसूस कराया मैंने तुझे. naba narigeze nifata nka mukasa w'umuntu nk'uko wajya wivuga iteka ryose urunyibutse yuko utari mama wawe, nari mama wawe. अगर तू मेरी अपनी बेटी होती ना गुडन ati wabaye umukobwa wanjye rero और तेरी सोच में ntabwo wakabaye wagize ibihe bigukomere kugira ngo usobanukirwe. आ इधर ngwino tujyane, ngwino hano पढ़ reba nk'iri kosa risome se nyine. रेवती के साथ iri ntabwo ari ikosa rya mbere. पढ़ इसे क्या लिखा wabaje Levati कि मेरी गलती की वजह से घर में आग लगी mbabare kuba narakuvumye चल गई bikarangira ari byo twitse आई tangira kumwereka andi makosa. ngwino hano soma n'ibi ngibi, सॉरी माँ soma ibi ngibi. आज मैंने छुट्टी को चाहा mbabare kuba narakubise urushyi cutwi. reba ahangaha क्या लिखा है ni iki cyanditse ahangaha. ati mbabare mama आज मैंने कौशल्या माँ को पलट कर जवाब mama Karushiya namuvugishije nabi. दिया aba byose ni amakosa agiye ukora birahagije rero. बहुत हो गया गुडन umva ndarambiwe Gudani, ndarambiwe. amuzana hano ni icyumba kiri hano kirimo amakosa Gudani yagiye akora. क्या यही है कि तू igihano cyawe rero लिख इस पर अपनी गलती ugomba kwandika ibyo wakoze uyu munsi ugasaba imbabazi nyoko. urumva byandike rero, byandike nabyo. hehe ngaho yarayandika. aya ni amakosa yose, nta kintu cyiza cyanditsemo, ni amakosa. ye meze nk'ibyadukorera Imana igize ikajya ibiducyurira gutya we. पैसे दिलो byaba ari ikibazo. रमा आज इस kiza nuko agakiza kaje tugatsindishirizwa na Yesu. हमें की एवरेज निकाली जाए ना तो बात Garuka hakuno sasa. और ये 4 सितंबर एक तरफ erega n'ubundi ibintu biri dramatike biba bigomba kuba rimwe na rimwe tariki 4 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. क्या बात है Wow, ntibyari bitangaje ra? Uravuga ukuri we. कि एजे के लिए साथी मिली Twari turi kugerageza gushakira umugore AJ, twatekerezaga yuko azashaka बसेंगे ndetse hakaza bari uko burenze cyane. Nagiye ibibazo byongera kuvuka muri uyu muryango, ariko kari agakobwa kaje kangiza ibintu byose. पागल करेगी वैसे mbega akagoryi. ariko ubundi Laxmi तो अच्छी हुई ना एजे का सारा ध्यान हमसे हट reka nkubwire buriya nta kintu cyiza twabikuramo. उस केक वाली भी चला गया मैंने सांस छोड़ने के buriya amaso yose agiye kwita ya AJ agiye kwita hanga kari agakobwa. मैं ससुर जी n'ubundi rero चक्कर लगवाने थे पड़ेगा twari buhanwe cyane kuba twagerageje kumushakira umugore. आग में फिजूल की बातें आए तो जरूरी नहीं है कि उसे erega ubugoryi bwose ntabwo iteka tuba tugomba kubugaragaza, जबान पर लाया ही जाए. cyane cyane ubuje mu bwonko bwawe. ना सीखो सरू, ugomba kwiga gutuza rero. रहे दीदी ni gute natuza? करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता. natwe ntabwo tuzi icyo AJ ari buze gukora. ये जीवन साथी और हमारे लिए एक सास ढूंढना इतना आसान icya mbere ni uko twe twihaye akazi ko gushakira umugore AJ, नहीं होगा. ugomba no kutubera amabukwe. ni nguyu bafite ubwoba bw'icyo uyu AJ ari buze gukora, ariko turibaza tuti yahindutse sebuko wabate. icyo kibazo nanjye mba nyibaza. आते थे ni ukuri twashaka kugukora surprise ku isabukuru y'amavuko, ntabwo twe tugamije ikibi. bajya kwisobanura. yica amatwi azana mu gikoni. sorry AJ, sorry se barabiteka. usanga afite akaribwe shaho n'agasharirirwe. sorry barabiteka. पता जब मैंने पहली बार अंतरा के साथ ese mwamuzi yuko
अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, ko ari inshuro ya mbere ubwo naserebranaga isabukuru yanjye y'amavuko nayiserebranye na Antara. तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, icyo gihe imvura yari iri kugwa cyane डिलीवर नहीं हो पाया था। ndetse keke ntabwo abashije kuhagera. अपने हाथों से nibwo rero Antara wahoze ari umugore wanjye nyakwigendera yankora icyitwa soji karuha, सूजी का हलवा बना दिया था। nguriya उसका फेवरेट था ना, niyo yakundaga ibyo kurya cyitwa ngo soji karuha. तुम तीनों की सास, इसलिए रस्म है कि मेरे हर बर्थडे ndetse buri mwaka ku isabukuru yanjye y'amavuko उसके जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन एक कटोरी agasorori kamwe ka soji karuha kategurirwaga ahangaha, सूजी का हलवा जरूर बनता है इस घर में। nubwo nyine wumvaga ko bitaryoshye उसकी तस्वीर के आगे रखा जाता है एक निशानी के तौर पर, maze nkagafata ku gasorori nkagashyira imbere y'ifoto ye. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शादी ariko kuri mwaka siko byagenze, के चक्कर में अपनी पुरानी mwembi ko muri batatu mwibagiwe nyirabukwe wanyu. मैं कैसे भूल जाऊं? ni gute njyewe nabyibagirwa rero? ni gute nakibagirwa nyoko bukwe wanyura? हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, eje ni ukuri rwose ntuwabare, हो गई है हमसे। twakoze ikosa rikomeye cyane. अब आप जाकर बैठिए, हम ni करेंगे। ukuri genda babe wicaye hanze tube dutegura ikaruva uburyo bwo kumuturisha. genda ube wicaye natwe tube tuyitegura. ehehe ari kugira ngo amusabe imbabazi ahita acaho. mugiye kunshakira umugore ariko थी और ikosa ni ikintu कर ठीक किया जा सकता है, utakosa gusaba imbabazi. लेकिन umve वो ने आज पार्टी में किया है ariko ibyo mwakoze mu kirori uyu munsi मेरे लिए एक नया na gahunda yari ibiri inyuma जीवन साथी ढूंढने के बारे में। yari yo kunshakira umufasha. गुनाह होगा ntabwo mwakoze ikosa और गुनाह ahubwo mwakoze icyaha gikomeye cyane, ndetse icyo cyaha ntabwo kiri buze kuvaho kubera ko ngo mwasabye imbabazi. mwumve bwibone bw'uyu musore koko. मेरी दुनिया से गई है, nshobora kuba narabuze umugore wanjye Antara मेरे दिल से नहीं। ariko ndacyamukunda, ndacyamukunda. खुशियों का इतना ही ख्याल है nimba rero mushaka ko nishima तो आप मेरी अंतरा का ख्याल रखें। ntimusongere gushinyagurira inzibutso mfite kuri Antara, kandi rwose mwakoze एंड गुड नाइट। kandi ijoro ryiza. ntuzongere sha जो सारा bino bintu ariko ni ukuturenganya. पीछे घूमते रहते हैं। iteka ryose tuba duhangayikishijwe n'ibyishimo bya AJ, चले गए ariko aho kugira ngo abashe kubibona araturakarira. तो क्या आगे हलवा नहीं रख पाए तो क्या हो गया? फोटो हलवा खाएगी क्या? niba tutashyize kariya gasorori ka karuva se imbere y'ifoto ye, हलवा जब बन ubundi ifoto iraza kurya iriya karuva. जाए तो अंतरा माजी we iyo haruva niba yabonetse rero की फोटो के ugomba सामने kuyishyira imbere y'ifoto ya mabukwe, ntimubyibagirwe, वो वही करे। kandi ugomba gukora ibyo usabwe gukora. wowe ni umukazana mukuru, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। kandi ibyo bintu urabizi ko AJ abyanga. ugomba gukora icyo usabwe gukora. ये कहाँ चली गई? ese ku cyungo yahise yikubita akagendera, मैं देख के आती। ese ku cyo wohora umubwira nabi, reka njye kumuvugisha. Saro tugaruke sasa kuri uyu nguyu. से दीवार पर ibi nabyo bishyire ku gikuta rero, n'andi makosa yawe ongera se ongera amakosa yawe di nyongere. ehehe बचपन से लेकर आज तक kuva mu bwana bwawe जाने कितनी गलतियां कर चुकी है तू गुडन। wagiye ukora amakosa menshi Gudani. ये गलतियां इस दीवार पर नहीं, यहाँ मेरे माथे पर चिपकी है। ko icyubahiro cyawe kigera kikizirika kuri aya makosa. मैं तेरी सबसे बड़ी गलती की माफी, ariko se ni gute umuntu yakibagirwa amakosa yawe akomeye? तेरी सगी माँ की मौत की माफी, amakosa yatumye mama wawe apfa